tariki ya 15 Mata mu 1994 n'umunsi utazibagirana ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu cyahoze ari prefegitura ya Ruhengeri. Muri icyo gihe Byukusenge Deogratias ukomoka mu cyahoze ari komine Kigombe mu karere ka Musanze yari afite imyaka 18. Avuga ko umuryango we watikiriye mu nyubako yari urukiko rw'ubujurire rwa Ruhengeri ubu yahindutse urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi. Jewe rero nasigaye ku muryango w'Ikurda pe. Ntabwo ninjiyemo n'abanereka binjiremo, hanyuma nimara kumenya uko biza kumera nibwo nshobora kuba najyamo cyangwa se mpongera aho ngaho. Nkigera hano rero natungwa nuko hari hagoswe n'abantu benshi kandi bogeza batakabatutsi kashobotse akabatutsi kashobotse. Hano hari hagoswe n'interahamwe mpuzamugambi ndetse n'abasirikare. Hanyuma mbona ko ari ikibazo. Hari umudamu twari duturanye witwa Dativa no waje arambwira ati ngiye kukubariza ninsanga ari amahoro bari bubashe kubahongisha ndakubwira winjira, ariko ninsanga bari bubice ndibuze kukubwira usubira mu rugo. Nuko byagenze rero ambwira ko interamwe zigiye kuza ngo hunga ndahunga. Imara kugera hara ku kigo cy'ibitaro nibwo imodoka ya mbere yari itwaye interahamwe yabaye nk'izenguruka umujyi wa Ruhengeri ikangurira abantu kugira ngo baze barebe uko batutsi akabo kashobotse bagiye kubagenza. Yari itwawe yarimo abasideri bitwa abaperi. Hanyuma nyibonye ngerageza kuyikinga nyikinga ku ruhande. Hanyuma maze kugera ku rugo rw'uwo mudamu warumbwiye ngo ningende, hanyuma mu isaha imwe bahita babica. Uretse abiciwe mu nyubako yatangirwagamo ubutabera, abandi batutsi bishwe bajugunywe mu mugezi wa Mukungwa, aho ubuyobozi n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi babunamiye bashyira indabo kuri uwo mugezi. Kuri ubu abarokotse jenoside bagaragaza ko batahiranwe n'agahinda bakomeje kwiyubaka, ariko bakagaragaza n'ibyifuzo. Kuko iyo tutababarira twari guhera iyo ngiyo tukiyanga natwe ubwacu, ariko tumaze ko twarikunze kwanza, tumaze kwikunda tubabarira n'abaduhemukiye, bituma rero tugira imbaraga zo gukora, zo kwiteza imbere. Ubu rero turashimira Perezida wa Repubulika kandi tumubwire ngo ibyo yakoze birahagije kandi aracyakomeza, ariko natwe ntago tuzamufebesha kuko uyu munsi turi kwiyubaka n'abana bacu basanze hamwe n'abandi ntibamenye ko hari abana bacitse ku icumu. Rwose turashimira ubuyobozi bwiza dufite bw'akarere, turashimira igihugu muri rusange ko bakomeje kutuba hafi bakatubumbatira, kandi tubasaba kugira ngo n'ibindi bitarashyirwa mu bikorwa kugira ngo ibimenyetso bigaragare hajyemo ibikwiriye nk'uko inzibutso zindi zimeze. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buvuga ko buzakomeza gusigasira aya mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu cyahoze ari prefegitura ya Ruhengeri, nk'uko bisobanurwa na Ramuri Janvier, umuyobozi w'aka karere ka Musanze. Ikiza gukurikira rero nibyo natwe n'urugendo dutangiye rwo kugira ngo nyuma y'inyubako dushyireho n'ibindi bikenerwa, ibikoresho mu byumba. nko kubona hari ibyumba bitandukanye, buri cyumba gifite icyo cyagenewe kuzajya gikora, harimo nuko icyumba kimwe mu byumba binini bihari hazajyamo uburyo bw'ikoranabuhanga bugaragaza kandi bubika ayo mateka y'umwihariko w'ibyabereye aha ngaha. Twaratangiye rero urugendo, twatangiye ibiganiro n'ikigo cy'igihugu gitanga izo serivisi, ndetse no mu ngengo y'imari y'akarere buri mwaka twagennye ko tuzajya tugira amafaranga dushyiramo kugira ngo urwibutso turugeze ku rwego ruzajya ruba mpuzamahanga rusurwa n'abatandukanye. Ubuyobozi bwayibuka mu karere ka Musanze bwagaragaje icyifuzo cy'uko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu na Minubumwe bafatanya bagasuzuma inkunga y'ingoboka igenerwa abageze mu zabukuru barokotse jenoside kuko idahagije. Mu butumwa bwa Minisitiri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Musabyimana Jean Claude yahamagariye abafite bene wabo bakiri mu mashyamba ya Kongo kubakangurira gutahuka neza bagafatanya n'abandi baturage kubaka igihugu aho gukomeza guhembera ingengabitekerezo ya jenoside. Yaboneyeho kandi gusaba abafite amakuru y'ahakiri imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi itarashyingurwa mu cyubahiro kuyatanga. Nk'uko bihora bisabwa ko waba afite amakuru y'ahantu haba harashumwe abishwe, cyangwa se akabazi amazina, cyangwa se azi abantu batarashyingurwa mu cyubahiro ko yayatanga, kuko biriya ni umusanzu ukomeye mu kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda dusabwa twese,
ndetse no gufasha abavandimwe bacu barokotse jenoside kuruhuka. Urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rw'akarere ka Musanze rushyinguyemo imibiri irenga 800 y'inzirakarengane. Robert Byiringiro mu karere ka Musanze.